kubavuga ko naroze Jackie ngewe nagiye gusura yego nta wigeze aza kuri kamera ntaraza no kuri kamera uriya Jackie yego ugiye kumbaza ibyo yavuze yego ntago ari we Jackie nagiye gusura njye uwo nagiye gusura nusa na se Sharon Jackie uwo Jackie rero ugiye kumbaza yego uwo nta n'umwanya mufitiye uwo ni pirate ya Jackie uriya wa se Sharon Jackie nta n'umuntu watinyuka kumutunga kamera ngewe ndi kumwe nawe akamutunga kamera nta muntu wemerewe kumutunga kamera arwaye kandi ibyo navuze niko kuri ndi feeling ndaryohewe nejejwe nabyo kuba umugore wa Yesu nkaba n'indayaye isoni nagira ni zimwe nuko umwami wanjye namuhemukiye naguye mu cyaha Yesu none mbabwira ukuntu ari umugabo ureze abyarana n'abagabo akabyarana n'abagore wakwereka abagabo amaze gutera induko bangarure ese Yesu n'umutinganye mama sha rero ngewe ntago Yesu murushako njya mufuhira icyanezeza nuko yamutera inda hakagira urubyaro Yesu abona kuri mama buryohe urwo rubyaro akarubona mu isi urukunda kundi ndaya sinigeze ndubona Slim Jesus. Yes, reka mbasuhuze mbaha ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi Rukundo Empire ndetse na Mama Chance Official Slim Jesus. Ndabasuje kandi mbaha ikaze muri iki kiganiro ngiye kugirana na Mama Chance Official. Nongeye kugirirwa umugisha wo kongera guhura na Mama Chance tugiye kuganira ku bintu byagiye bivugwa byinshi cyane muri rusange ndetse anatubwire ibijyanye n'ubuhanuzi bwiwe ndetse anatubwire ku bana mu minsi yashize yatubwiye ko atwite ndetse akatubwira ko atwite abana batatu ariko hakaba hari abana bane hakaba hari umwana umwe ufite ikibazo ubwo nabyo turaza kubigarukaho atubwire niba koko uwo mwana niba yaraje koroherwa cyangwa se niba yaravuyemo nk'uko yabivugaga twongere kuza kugaruka kwikira ku buhanuzi yahanuye mbere yuko turi gukora ikiganiro akavuga ko ku itariki 29 aribwo Jackie azaba yakize ubwo nabyo turaza kubigarukaho ariko mbere yuko ikiganiro gitangira reka nangire muha ikaze muri iki kiganiro. Murakoze ruko uyegereze mikoro neza. Murakoze cyane. Umeze neza. Meze neza cyane. Mbere yuko twinjira mu kiganiro turatangira iki kiganiro usenga kugira ngo tuze kwinjira muri mudu y'ikiganiro. Uri data wa twese nawe uhanye nawe Imana ni we nyakubahwa ni wowe Uwiteka ntujye uhinduka wahozeho ibihe byose turagushimiye Yesu Kristo mucunguzi wacu kubw'umufasha mwuka wera wadusigiye ntago wadusize twenyine twasanze iyi si warayisizeho umufasha uzajya udufasha muri byose warakoze mwuka wera nusingizwe icyubahiro n'ikibi cyawe butatu butagatifu Imana imwe rukumbi nzamuye icyubahiro wowe Uwiteka n'abari wowe uhimbazwa ndagushimiye ko turi amahoro kandi ngushimiye ko umurimo wawe ukomeje kubera amaso ducishijwe bugufi n'imbabazi zawe kugira ngo ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro unyemerera umuntu wese tugiye kubana muri uyu mwanya ntibirangire gutyo uko yaje ahubwo buri wese abone impinduka ku buzima bwe kandi guhinduka nk'uko umuntu ubwo ari ubigiramo uruhare haboneka impinduka kubwo guhinduka abakomeza urugendo rujya mu ijuru barukomeze ntihagire ikibaca intege kandi bacitse intege bongerwemo imbaraga kugira ngo dukomeze urugendo rujya mu ijuru kandi no mu gihe tukiri muri iyi si ijuru ryacu tukiri mu isi ntihakagira ikiri twambura tubane nawe muri bwa bwami bwo mu ijuru tukiri mu isi tucyambaye uyu mubiri nituva no mu mubiri tuzabane nawe muri bwa bwami waduteguriye aho wagiye kudutegurira tuzaba dufunza amarembo y'ikuzimu ubwami satanike tubwimye umwanya imbaraga z'abarozi imbaraga z'abadayimoni imyuka satana akoresha abantu bapfuye dukubise hasi iyo myuka ubwami bwawe nibuze butangirane natwe kandi buze gusozanya natwe ni mu izina ryawe Kristo dusenze twizeye amen. Yego ndaza gutangira ikiganiro mvuga ngo no kubera iki ufite imyenda myinshi igiye itandukanye mbere yuko dutangira ikiganiro uvuga ati reka mbanze nshyiremo uniforme yanjye uyu munsi wa none ukaba wambaye wa mwenda wa gisirikare n'ubundi utajya uhindura ukaza no kugaruka ku mwenda wa kaki wambaye Roko uyu mwenda wa gisirikare ndawuhindura iyo numva igihugu cyafashwe turi mu mahoro
ikihe gihugu? igihugu cy'ubwami bw'Imana mu buzima bwa buri muntu ku giti cye cyangwa mu buzima bwa buri muntu muri rusange. Yego. Ariko iyo ngiye ku rugamba uyu mwambaro ndawambara bitewe n'urugamba ngiyeho. Yego. Ubwo rero ubu ngubu impamvu nawambaye ngiye ku rugamba rwo kurwanira ubutwari. Uyu nambayemo imbere. Yego. Ahubwo n'abantu bacuruza imyenda ya shokora yari no baranambaye rwose umucuruzi ukurikirana Rukundo Empire azampamagare tuvugane. Muri iyi minsi ndimo ndashaka umwambaro wa shokora kubera ko iyi shokora imeze gutya, amashokora aratandukanye. Ubwo umuntu wese reka mbanze mvuge ngo umuntu ucuruza imyenda hakaba harimo rino bara, hakaba harimo ibara rya umwenda uzaba ukoze gute? Yaba Lacoste yaba ikanzu yego cyangwa se igitambaro ariko gikoze muri buriya butambaro nyine bwa kisilamu kuko nibwo nkunda. Yego ako cyane cyane ndashaka Lacoste ya caguwa original abana ya fake. Yego. Okay, uwo muntu rero uzaba ufite uwo mwenda azampamagare ndawushaka. Iyi shokora imeze gutya ivuga ubutwari. Ivuga ubutwari. Rero kandi nkabasabira umuntu wese kuba intwari. Yaguhamagara ku ihe nimero yanjye ni 0786 uramutse umamagaye ntumbone ko nitaba telefone ushobora no kumamagara nanjye nta kibazo nkaguhuza nawe. Wahamagara Rukundo cyangwa se ukanyandikira. Igihe ngiye nitabamo telefone icyo gihe kirangiye telefone ndayibika. Ushaka kumamagara rero ugasanga icyo gihe cyarangiye ubwo ngubwo wanyandikira, nasanga wanyandikiye ngewe nkaguhamagara. Okay. Yego wari muravuga ngo umuntu ufite umupira w'umuhondo nako shokora imeze gutya, amashokora atandukanye. Arebe nyine iyi shokora nambaye. Aguhamagare iyi shokora iyi kanzu nambayemo imbere. Aguhamagare ubundi ayikuzanire cyangwa se ujye no kuyifata, sibyo? Hanyuma rero dukomeje ikiganiro. Mama Chance, hamaze kuvugwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri wowe. Mbere yuko uhanuye ko uri indaya ya Yesu, sibyo? Ndetse uwitwa Mugwiza akaba yaracecetse, sibyo? Nta kintu yongeye gutangaza ku byo wavuze mu kiganiro cyashize. Ntabyo mba nibuka. Ntabyo ibyo bawibuka. Mugenzi wanjye yarakubaje ngo uwitwa Mugwiza uramuzi? Uravuga ngo Mugwiza sinshaka kumugarukaho, Mugwiza simuzi, nanjye mubona kuriya. Hanyuma haza kuza ubundi buhanuzi buvuga ngo ni wowe ngo waroze Jackie. Sibyo? Hongera haza ubundi buhanuzi buvuga ngo Mama Chance kuba yarahanuye itariki 29 z'uku kwezi turimo ngo Jackie nibwo agomba kuba akize. Sibyo? Ubwo izo ni ingingo ndi kukubwira tujye kuganiraho no tugaruke no kuri babana n'ubundi. Mbere na mbere yuko twinjira mu kiganiro ubundi abana twite bimeze bite? Warabibarutse, warababyaye, byagenze gute? Ese yanda ya wa mwana wa kane yaba yaravuyemo cyangwa yarorohewe? Tubwire. Uyu mwana wa kane indu twite bimeze gute? Ntago umwana wa kane ameze neza mu nda. Afite ikibazo cyo kugongana n'ibintu bimubangamiye, harimo ikinyoma, gusebanya, urwango. Yego. Rero iki kinyoma, gusebanya n'urwango n'uburozi bw'amagambo biri kubangamira umwana wanjye ntwite, bikaba bishobora gutuma yavamo cyangwa se kubera imbaraga z'Imana yemeye ko ntwita ntanavemo. Mama shaka kantu kansubiriremo neza. Umwana wanjye umwana wa kane utwite ntwite. Yego. Hari ibimubangamiye, ikinyoma, yego, gusebanya, urwango n'uburozi bw'amagambo. Uyu mwana rero ibi bintu biri gutuma atamera neza mu nda, bishatse kuvuga ngo ashobora kuvamo cyangwa akavuka adashyitse. Gusa hamwe no kwiringira Imana byose birashoboka ko atanavamo. Ariko ku makuru atangazwa aho njya kwipimishiriza bakareba ko umwana ahagaze mu nda, ibi nibyo bintu bimubangamiye. Kuba docteur nipimisha uko naga ari umudocteur umupima. Kuva wamenya ko umwana wawe afite ikibazo mu nda, umaze guhura n'abadogiteri bangahe bagupima iyo nda cyangwa se bagupima ivuriro nemeye gutangaza? Yego.
ni ivuriro rikorera Banguka Mutabare yego muri sare y'itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 yego niho hantu bankurikirana neza cyane umwana wanjye akamera neza ariko mfite icyizere ufite icyizere n'ibyiringiro ko ari bumere neza kuko iyo bamukurikiranye aho mu itangiriro agubwa neza hanyuma ndagerageza kumujyana aba specialiste bakamukurikirana mfite ibyiringiro ko umwana wanjye azavuka ameze neza hanyuma mu kiganiro twakoze ubushize wari Antoine Rutayisire yarakoze ikiganiro avuga yuko yaje kuguhamagara akubaza ku byiyonda Antoine Rutayisire sibyo uravuga akubaza no kuba wariyise inda ya Yesu hanyuma mbere ko dukomeza uracyahamya kuri inda ya Yesu kuko nose nabihakana ntago nabihakana abo bitera isoni nuko batabasha kwemera ko inda ya Yesu buretse gato nabo bibangamiye buretse gato na nubu ndi inda ya Yesu gusa uri inda ya Yesu ya Yesu ko hari abavuga ngo Yesu ntatera inda none se uko muri Bibiliya havuga yuko Yesu buretse gato ngo buri guharabika umwana w'Imana umuntu wese ku bintu navuze Yego. afite uburenganzira bwo kubifata uko abishaka akanabyumva uko abishaka Yego. kuko imyumvire yacu ku isi uburyo twaje n'uburyo tubayeho biratandukanye Yego. niba ajya kurwanya iri jambo navuze ko ndi indaya ya Yesu bazagende basibe n'imirongo yahanditse ngo Yesu ni umugabo w'abapfakazi akaba na se w'imfubyi kandi Yesu tuzi neza ko yavuye mu isi akiri umusore Yego. uyu mugabo rero Yesu buri wese uko amufata amuvuga uko abishaka ndi feeling ndaryohewe nejejwe nabyo kuba umugore wa Yesu nkaba n'indaya ye biraryoheye nta soni binteye abo biteye isoni ubwo bafite aho bahurira na Yesu nyine yego njyewe rero nta soni binteye isoni nagira ni zimwe yego nuko umwami wanjye namuhemukiye naguye mu cyaha ariko mu gihe yego numva ikimpuza nawe yego ari sawa nta kibazo mfitanye nawe ndi feeling rwose yo kuba indaya ye kuko kuba indaya ya Yesu yego harimo umusaruro wo kumuzaniriza kuba indaya ya Yesu harimo umusaruro yego wo kumuzanira indaya ziza gukizwa hanyuma nemeye kuba indaya ya Yesu kugira ngo hagire indaya zikizwa wemeye kuba indaya ya Yesu kugira ngo hagire indaya zikizwa hanyuma ubwo buryohe uri kuvuga ubu uri kumwemo na Yesu nubuhe buryohe muri iyi minsi hari ahantu twenda gusohokera n'umwami wanjye niba ngombwa n'umugabo wawe cyangwa yewe ni umwami wanjye ni byose byanjye ni umugabo wanjye urumva n'ibinkundira bikanshobokera uri hafi kujya kuri date na Yesu ewe data we ntabwo twe tuzasohokera aho abantu bose basohokera tuzaba turi hejuru aha mu kirere turyoshye tuguwe neza muri mu muyaga twereka satani ko rwose yaneshejwe biza ngo muzasohokera mu kirere ntabwo kugira ngo Yesu ntafite abasheri benshi Yesu twebwe sorti yacu ni hejuru aha mu kirere no tuzasohokera amashango Yesu afite abasheri benshi yego man Yesu nawe umwemereye mwabasheri umva ukuntu uyu mugabo nta mikino Yesu ni umugabo ubwo Yesu yemeye ko n'abasheri babagabara yemeye ko ari umugabo b'umusheri we ubwo yaba agiye kumutinganya reka Yesu si umutinganya ubwo nyine yemeye ko nanjye mbasheri we yaba agiye kumutinganya Yesu oya have kizwa Imana ikubabari niko bimeze ariko oya kuko Yesu ni umugabo urumva ikintu nakubwiye umuntu wese ku isi afite kuvuga ibyo ashaka agakora ibyo ashaka ibintu akabyumva uko abishaka ibyo ni wowe ubyivugiye ariko si njye Yesu noneho mbabwira ukuntu ari umugabo urenze afite abasheri b'abagore akagira n'abasheri b'abagabo ngo afite abasheri b'abagore akagira na sheri b'abagabo afite abasheri b'abagore akagira n'abasheri b'abagabo abyarana n'abagabo akabyarana n'abagore Yesu kubizi hari umugabo utwita amashako waba uri guharabika Yesu nta kibazo ibyo mvuga ndi seriye Yesu noneho mbanze nkubwire muri kuno kwezi kwa 11 urumva wakwereka abagabo amaze gutera inda uko bangana Yesu yatenda umugabo mama shaka ibi bintu uri guharabika Yesu nyago Yesu umwami wanjye wibereye mu ijuru aba ari kureba ibiri kubera ku isi ubundi abantu bavuga ko muharabika yego
bamuretse ko azi kwirwanira no kwiburanira akazi. Yesu yateye inda abagabo. Atera inda abagabo akazitera n'abagore. Ese Yesu ni umutinganyi mama sha. Oya ariko ntiwongere kuvuga iryo jambo ndi kuri. Ikibazo uri kuvuga. Ndarambika kamera hasi. Oya ikibazo, umva ikibazo gihari. Wowe umva ibyo ndi kuvuga, ubifata uko ubishaka. Cyangwa umbwire mve kuri kamera uyizeho wowe ubivuga uko ubyumva. Udafata ikiganiro mama chance nakoze ngo uvugemo ikintu cyitwa umutinganyi kuko mu bintu ndwanya binambabaje nabyo urabirwanya mu murengwe abanyarwanda bafite. Uzi ikibazo uvuze ko Yesu yateye inda abagore n'abagabo igihe nikigera yego cyo kuvuga uburyo Yesu atera abagabo inda bakanabyara no kuvuga abagore uburyo abatera inda bakanabyara abakobwa akabatera inda bakabyara abasore akabatera inda bakabyara ariko abo nabamwemereye igihe cyo kuvuga ibyo nikigera nzakibwo buretse ko abari mu isi ibyo yaho mvugira ibyo barabyumva yego ariko utongera kuvuga uyegereza iyo mikoro utongera mu kiganiro kuvuga ikintu cyitwa gutingana yego nongera kubivuga reka twikomereze ubwo rero muzasohoka ryari we na Yesu tuzabakorera surprise tuzabatungura hazaba hari kamera ntago tuzasohokera YouTube tuzajya TikTok niho bizaboneka niho bizabe ndayifite okay niho bizabera uzabe witeguye kuguha iyo sorti we na Yesu muzasohokera kuri TikTok yewe tumva ngewe nawe ngogerageza utubwire yenda nko muri mu byishimo bimwe bikeya muzamufite icyo gihe kuri TikTok uko bizaba bimeze ngewe nawe se yego are Satani w'umugome wirirwa ncagagura hano anyambika ikinyoma andogesha amagambo y'abemeye kuba barozi mu bwami bwe asebya ntaranga ahita nyicira ikirori barakubeshye yahita cyica nta mikino agira kuko arabizi yuko ese ko bivuze kuri kamera ubu ntabwo bufite ko ari buze kubyica n'ubundi oya atazi uburyo bizakorwa ntago yabyica atazi uburyo bizakorwa abimenye neza uburyo yirirwa nyipostinga aho ngo wasebeje Yesu saraseba Satani ajya kwipostinga urumva none se bira byose bavuga ngo nasebeje Yesu ngo agiye kuburana ibiki no umwami wanjye ntaseba uko yarari niko n'uyu munsi ari yiteguye gukorana n'umuntu wese ubyemera ngero niba naremeye gukorana nawe muri ubwo buryo bampa amahoro bandeke ngo uwe neza ameze neza baguha amahoro uguwe neza umeze neza yego hanyuma utubwiye yuko nubundi inda yawe nubundi umwana nubundi aracyameze nabi yanga ibyo watubwiye ko yanga ishyari umwana wanjye sibyo mu bintu bimubangamiye bishaka kumuhobora mu nda yanjye kumukuramo harimo ikinyoma gusebanya yego urwango n'uburozi bw'amagambo ariko ibyo byose bikaba bihagarariwe n'umudayimoni ukomeye cyane wo kuroga witwa ishyari bakaba bagufitiye ishyari ko waba waratewe inda na Yesu okareka iyi ni Satani ufitiye ishyari Yesu uri muri nge kuko Satani anezezwa no gutura mu muntu rero Satani afitiye ishyari Yesu ba muri nge kandi uyu mugabo uri muri nge yego kubera ko nzi kadatsindwa nanjye ndi umugore utajya wemera gutsindwa kubera ko umugabo uri muri ngewe ntajya atsindwa yego kandi ni umugabo witegera ikinyoma kikiruka akazana ukuri kugenda gake kugakubita ikinyoma nta mbabazi niyo mpamvu yego niteguye urumva kumujya inyuma akajya imbere urugamba akarurwana kandi ni ukuri ufite ari kurwana umwami wanjye ni urwana we ntabwo ujya ubyikoze njyewe se sinababwiye ko ntahari sindiho Kristo ni uriho muri njye ese uko ko abantu bazima muba kuri iyi mihanda mwarwana n'umuntu utariho se ashwe reka yego hanyuma ngiye kukubaza ikibazo kiraba gikubiwemo n'ibibazo bigera muri nk'icumi yenda kanshunga iminota utandira iminota humura iminota iracyahari ntari ubushize reka mbere kuri iki kiganiro bakoze uwitwa papa Buryohe na mama Buryohe bakoze bagikorera kuri Jackie n'ubundi bagiye mu rugo kwa Jackie kumusura sibyo uwitwa mama Buryohe na papa Buryohe nawe nabonye yari dekaraye ngo nawe ngo ni inda ya Yesu kandi afite umugabo inde widekaraye umugore wa Buryohe nawe yavuze ko ari inda ya Yesu yarabivuze yarabivuze mu kiganiro bakoranye ntiyaba agiye kugutwara umugabo
ntago byashoboka kuko Yesu yigabanya mu bantu benshi bamwemerera ko abakoresha bitewe n'uko babishaka. Buriya nawe mu buryo abanyemo na Yesu niwe wumva afirinze kuba yaba indaya ya Yesu, kuko hari uburyo umuntu ashobora kubamo indaya ya Yesu ari n'umugore w'umugabo. Yego. Urugero, hakaba hari ukuntu ashobora kwiyambarira abantu bakaba bamwita indaya. Bamwita indaya, urumva, we kubera kwamagana ubwo busambanyi bw'abagabo bashaka ko aca inyuma umugabo we, tayari ubwo yabaye indaya yande ya Yesu, kuko yarukoye umugabo wiwe mu kutamuca iki inyuma. Rero umuntu wese ashobora kuba indaya ya Yesu bitewe n'uburyo uyu mwami ashaka kumuhesha icyubahiro, yego, bitewe n'uko amaso amubona, uko amubona akaba atari kari. Kandi sina mama buryohe two kumutindaho, ngewe hari umuntu nzi, urumva, bitewe n'ukuntu yiyambarira n'ukuntu yimereye, urumva, imyambarire bihishura abagabo uko bari, ariko ntago bibazana kugira ngo bamumenyere. Ahubwo ahita babwira ati nubwo mubona nambaye gutya, nubwo mubona ameze gutya, uri muri nge ntanyemerera ko mwankoresha ibyo mushaka. Tayari turavivuye, urumva, bo baje bamubona mu yindi sura, ariko we hari uri muri we, yego, ahagararanye nawe, uri muri udashobora kumwemerera ko hari ikindi kintu yakwinjiza muri we. Yego. Hanyuma nago ushaka kugira ifuhe cyangwa se kuba wafuhira umugabo wawe ko yaba agiye kwinjirirwa n'umugore wa buryohe? Njyewe ntabwo ushobora kugira ifuhe ko umugore wa buryohe agiye kukubera mukeba wawe. Oya, ni ukuvuga ngo hari uduce tugize urukundo. Yego. Utwo duce igihe nikigera wenda tuzatuvugaho. Mu rukundo nkundana na Yesu, urwo rukundo rufuha, yego, ntago ruboneka muri iyo shusho y'ukuntu Yesu aza akinjira mu rushako. Ariko umugabo yaguteye inda, ahubwo urwo rukundo ruboneka mu ifuhe ry'icyaha. Jewe ntago mu rukundo nkundana n'umugabo wanjye mfuhira Yesu mu rushako, ahubwo mfuhira Yesu mu cyaha. Umugabo wanjye mufuhira mu cyaha iyo umwipostingaho, yego, ukabeshya abantu ko akurimo kandi mugendana, kuko Yesu yemera kugendana n'umuntu wese ubishaka, yemera guturana n'umuntu wese ubishaka, ariko kugira ngo Yesu aguturemo kuko hari ibintu banza gukura muri wowe. Rero ngewe ntago Yesu mu rushako njya mufuhira, mu rukundo dukundana mu rushako ntago njya mufuhira. Gute udafuhira umugabo waguteye inda mu rushako? Yesu mufuhira mu cyaha, niho mufuhira. Aramutse atenda umugore wa mama buryohe, biranezeza. Byakunezeza muteye inda? Byakunezeza muteye inda? Ateye inda nde? Umugore uriya mama buryohe. Icyanezeza nuko yamutera inda bakanabyarana, hakagira urubyaro Yesu abona kuri mama buryohe, urwo rubyaro akarubona mu isi, ni umunezero kuri nge. Nawe yidekaraye ko ari inda ya Yesu, umugabo ahita amubwira ngo nguri inda yande, abimusubirishamo. Buriya nibaganira umugabo azabifiringa aryoherwe. Nta cyiza nko kugira umugore w'indaya ya Yesu, nta kintu kiryoha nk'icyo. Kuko abagabo mwese n'abasore be bose mbifurije kugira abagore, yego, bemera kuba indaya za Yesu. Akaba afite umugabo we, akaba afite umugabo we, akamubaha indaya, akongera akaba indaya ya Yesu. Kuko umugore ashobora kuba indaya y'umugabo, ariko bidashoboka ko yaba indaya ya Yesu. Ubwo buraya akorera umugabo we akajya no kubukorera abandi, aho Yesu ntaho muhuriye. Abukoreye Yesu, ariko birashoboka ko waba indaya y'umugabo, yego, ukaba n'indaya ya Yesu. Birashoboka cyane, kuko Yesu yihishura ku mugabo. Yesu yihishura ku mugabo. Yesu ni icyubahiro cy'umugabo ku isi. Yesu akaba rukundo mu bagore. Yesu ni icyubahiro mu bagabo, akaba rukundo mu bagore. Nugango rero urumva, Yesu kucyitwa umugore, yego, kucyitwa umugore, akunda indaya, urukundo akunda indaya sinigeze ndubona Yesu muri Bibiliya. Yego, yego, bazanye indaya, mukajya munsubirishamo ibintu navuzeho. Arara abagabo bari bayizanye,
nibo bayikoresheje iki uburaya yandika hasi arabarondora buri umwe acaho iyo ndaya na magingo ibiri ivuga ko yabaye inshuti nande na Yesu umva rero indaya Yesu akunda Yego. ni indazi ifitanye isano nawe isano ni iyihe urukundo indaya hiri yose Yego. ifitanye isano na Yesu ku kintu cyitwa urukundo umenye kuri uri gikurikirana y'Imana icyo Imana yifuza ku buzima bwawe Yego. ni ukuva mu mwijima wa buraya w'abagabo benshi ukaba indaya y'umugabo umwe kandi noneho igihugu Yego. cyacu cyabivuze neza kivuga ngo ni ndangamirwa yego iriya jambo ndarikunda ahubwo wenda iyo nza kwivugira indangamirwa kuri indangamirwa ya Yesu Yesu ubu wakwidekarara ugahindura ko uri indangamirwa nyine indaya niyo ndangamirwa ntacyo bitwaye ubu n'ubundi uri indangamirwa ya Yesu cyane biraryoheye biranejeje ahubwo reka ngire vuba nzave kuri izi makamera njye kwisohokera n'umugabo wanjye nduhuke mu bwonko no mu mutwe ibi bikamera byanyu birananeza muzasohoka ryari mu kwa 12 mu kwa 12 hasigaye ukwezi kumwe ngo umwaka urangire nose uzaba warabyaye uzaba none urumva najya gusohokana n'inda n'umunaniro n'ibiki byose nzaba naramubyariye umugabo wanjye abana basigare barerwa n'umukozi bita Mwuka Wera urumva yego ubundi Yesu abagarukemo nka mama urumva Yego. Imana ibabemo nka papa ubundi umwami wanjye ahita aza mu cyitwa urukundo rw'ibyishimo ti warakoze mwana wanjye kumbyarira anyiyambikira ikamba ry'ibyishimo uzabyakira gute kuziga abana bataramara n'ukwezi ahubwo bamaze iminsi ugasohokana n'umugabo wawe Yesu wenda azanabyemera nabo dusohokane n'abana wamenya ari ibiki ko uyu mugabo ntacyo adakora umugabo bita Yesu icyazamuka mwakira ndamufite n'ubundi ruko atuye muri wowe cyangwa muraturanye ari muri njye Mana ishimwe ari muri njye niba ari muri wowe ntako bisa ariko niba muturanye cyangwa mukaba mugendana ntabwo byaba ari sawa ari muri njye yego mama sha abandi mama buryohe na papa buryohe bakomeza abantu uri kubatindaho cyane buretse gato bakomeza kubambajijeho butabagarukaho yego bakomeza kuvuga mu rugo rwa Jackie bamusuye ngo mwigeze ngo bigeze kuhaza baje gusura Jackie ngo murahakubitana barahagusanga ngo bavuga yuko batari buze kugira ute kuhaguma nawe uhari ikindi ngo uza kubwira Jackie ngo nihazajya hagira abantu bamuzaniye ibyo kurya uri kumva ngo ntazajya agira ute abyemera ngo ajye ahita abigira ute abitanga abisohore mu nzu ubwo icyo kibazo kiraza guhura ariko ndagira ngo tuze kubwira uburyo wamenyanye na Jackie sibyo hari abantu bagiye babyitiranya ngo mbere yuko Jackie akora ikiganiro mukoresha ikiganiro ngewe bari bazi yuko ngo Jackie ngo mwari muziranye ngewe nagize gutya nkora ikiganiro mbasobanurira uburyo ki wamenyenyemo na Jackie sibyo mbabwira uburyo mwamenyanye mbabwira ko ari nge wabahuje ariko nawe ndagira ngo aka kantu ukavugaho gatoya kugira ngo abantu bave mu rujijo hari abantu benshi bavuga ngo Jackie mwari musanzwe muziranye mbere yuko arwara kandi Jackie mwamenyanye n'ubundi amaze hafi ukwezi arwaye ukwezi kumwe se ngiye yambwiye ko yari amaze amezi 2 twamenyanye ambwira ko amaze amezi 2 arwaye rero kubera ko nibereye mu ntambara y'ukuri n'ikinyoma umuntu wese afite uburenganzira bwo kumvuga uko abishaka nuko abyumva ntawe mbuze uburenganzira rwose yaba avuga ukuri yaba avuga ikinyoma icyo nzi iki kinyoma ntabwo kijya gitsinda ukuri urwango ntirutsinda urukundo yego ahantu hari ukuri n'urukundo bibasha gutsinda urwango n'ikinyoma yego aka kanya mbajije kuri papa buryohe na mama buryohe yego ku ntego bafite kuri Jackie iyo ntego yego niba ari iyo gukira kandi koko bereka isi ko bashaka ko Jackie akira bani bashyigikire icyo twifuza twese nuko Jackie akira yego nanjye intego y'uko kuntu twahuriyeyo nta yindi ntego yanjye nuko nashaka ko Jackie akira naho ibindi byose byavugwa njye ibyo nago bindeba ikindeba niyonjya ibyo nkora yego ese bimariye iki Imana ku isi se cyangwa bimariye iki abantu
rero si na papa buryohe na mama buryohe gusa umuntu wese wifuriza ibyiza mugenzi we Imana ijye imushyigikira kandi rwose akomeze n'ibyiza kuko urukundo ni icyapa kituyobora izingira ijya mu ijuru icyo wiyifuriza nicyo ukwiye kwifuriza abandi yego niba papa buryohe na mama buryohe bafite ubuzima nabo banezezwa no kubona Jackie ameze neza yego baza kugaruka bavuga ngo wowe ngo uri mu bantu ngo baroze ngo Jackie kandi mbere yuko umenyana na Jackie mwamenyanye n'ubundi agize ute arwaye umunsi ngiye nibuka nahamagaye Jackie mubwira ko ndibuze kujya kumusura bikubitana yuko ubonye ikiganiro nakoresheje Jackie tuvuga ku rupfu rwa gogo urambwira ngo Jackie ndamukunda umbwira ko Jackie umukunda urambwira ati se ntazamubona gute nkamubwira ko mukunda ati ngiye rero n'ubundi ndi gupanga kumusura wazaza tukagira ute tukajyana biza kurangira Jackie tujyanye kumusura birangira muhanye nimero nawe yarabisobanuye ngira ngo umuha nimero nawe aguhize mutangira gukonektana gutyo ibyabaye nyuma nge nago mbizi sibyo ndagira ngo usubize ku bantu bazi yuko Jackie ngo mwamenyanye atararwara akaba ari we ngo wamuruze noneho unababwire ukuntu wamenyanye na Jackie ngewe kumenyana na Jackie ni nkuko namenyana nawe nkanamenyana n'undi wese nta birenze nta nibidasanzwe kuko mu rukundo nahawe n'Imana rukundo rurasurana rurasabana kandi urukundo ntirubanura ku butoni rukunda umuntu wese rutarubanuye icya kabiri kubavuga ko naroze Jackie ntago bita bingira umurozi uroga Jackie cyo ni icya kabiri icya gatatu nkuko mbivuga umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka ariko nta gihe na kimwe waba uvuga ibinyoma ibinyoma byawe bitsinde ukuri kuba ariko gutsindwa rero hagati yanjye na Jackie niho ukuri nyako kugize gute kuri naho ibyavugwa n'abantu hagati yawe na Jackie ukuri niko kuzwi yego ubwo kuzwi we na Jackie yego icyo mpakana ko yagusize hanze mamusha waba warumvisha ibintu yavuze ntago uri yari Jackie buretse ndakubwira ibyo yavuze byose ibyo byose ntago ari Jackie wabivuze kuko Jackie ngewe nagiye gusura yego nta wigeze aza kuri kamera ntaraza no kuri kamera uriya Jackie waje kuri kamera ntago ari we nagiye gusura ntago ari Jackie wagiye kuri kamera oya nuriya Jackie wavuze ibyo ushaka kumbaza ntago ari we nsubiramo ako kantu gatoya oya ibyo se hari ibyo mvuze nsubiramo ako kantu gatoya uriya Jackie yego ugiye kumbaza ibyo yavuze yego ntago ari we Jackie nagiye gusura njye uwo nagiye gusura nusa na se Sharon Jackie yego ndakumva cyane kandi ndamukunda nkomeje no kumukunda uwo ntiyamvuga nabi uwo ngo nta n'ikibazo dufitanye tubanye mu mahoro mu rukundo rw'Imana uwo Jackie rero ugiye kumbaza yego uwo nta n'umwanya mufitiye urumva uwo ni pirate ya Jackie bivuze ngo uriya waje akavuga ari amagambo ntago ari Jackie nukuri ntago ari Jackie ngewe n'ukuntu twibaniye mu mahoro nta kibazo na kimwe dufitanye ahubwo icyo nifuriza uyu Jackie usa na se Sharon Jackie nuko yakira akava ku gisasiro naho akaza mu buzima nk'ubw'abandi uriya wa se Sharon Jackie nta n'umuntu watinyuka kumutunga kamera arwaye ari ku gisasiro ngewe ndi kumwe nawe akamutunga kamera ibyo bintu se bibaho bivuze ngo uriya waje kuvuga ko mwamenyanye wamusengeye wagize ute uriya ntago ari Jackie oya yaba ari nde ndurambaza se ndabizi ni uwo nguwo abantu batekereza uko nguko byavuzwe ko ngizemo ubwoba mu mashaka bw'iki se bw'iki umuntu waje akavuga kuri kamera ntago ari Jackie ngewe nababwiye ko Jackie nyawe yego Jackie nyawe usa na se Sharon yego umukobwa Imana ishaka kugirira neza umukobwa ubabaye uryamye urwaye ukeneye kubona ukuboko kwiza kw'Imana uwo muri kuvuga ngewe ntago ari we ntago ari wuzi ibi bikaba byitwa gute rero mama buryohe na papa buryohe bakaba baravuze ngo wowe mama Chance ngo inda ya Yesu ngo niwe ngo waba wararuze Jackie nakubwiye ngo tutiriwe tuvuga papa buryohe na mama buryohe umuntu wese afite uburenganzira bwo kumvuga icyo
nshaka twite tunaharenga tuharenga. ariko papa buryohe na mama buryohe Yego. icyo nifuza nuko duhurira mu murongo umwe wo kwifuza ko Jackie akira. Akira. Kandi rwose umurongo wose baba barimo wifuriza Jackie gukira. Yego. Bashyigikirwe, Imana ibashyigikire. Naho ibyo bamvugaho Yego. ni uburenganzira bwabo. Bikaba byaravuzwe ko wageze kwa Jackie ugasanga ngo hari umupfumu waje kumuvura. Wambabari Yesu uri gutinda kandi ndagenda. Buretse gato ndi kumuvaho. Ukaba warageze kwa Jackie ngo ugasanga haje ngo umupfumu ngo waje kumusura na kumusura ndetse no kumuvura. Ukavuga ngo nta baganga babiri bajya bagira ute bahurira ngo kumurwayi. Ukaza kuvana amakawe karenge ukavuga ngo ngewe nzaza nyuma. Nubwo ari Jackie gusa. Yego. Ni umuntu wese yego ngiye guhereza ubushobozi bwa Yesu uri muri ngewe. Yego. Ni ukuvuga ngo ntago bishoboka ko nge naguha ubuvuzi bwanjye ufite undi muvuzi uri kuguvura. Mu mategeko n'amabwiriza yo kwivuza kirazira kuvanga imiti no guhurira ku baganga batandukanye. Ntago ushobora gukira. Yego. Urabanza ukageragereza ku muganga umwe byakwanga ukajya ku wundi byakwanga ukajya ku wundi. Mu bushobozi rero Kristo yampaye buvura kubw'imbaraga z'amasengesho. Nguha umwitangirizwa ukabanza ukagerageza aho bishoboka hose. Ubundi nkabona nge nkakuvura nta nubwo ari kuri Jackie gusa. N'abana banjye barabizi. Iyo barwaye ndababwira mugende mujye kwa muganga. Nibiramuka binaniranye muze mbashyire umugabo uruta abandi bagabo bose abavure. Kandi si shwa gukora ikosa. Ryo kujya kuvura umurwayi mu mbaraga z'amasengesho utarabanza kujya mu mbaraga z'abaganga babyigiye kuko Imana ikorera ahantu hose. Iyo yahaye abo baganga ubushobozi buvura. Yego. Imana yo ikora ibyo bananiwe. Iyo iguhaye kujya mu baganga ibishaka gukoresha abo baganga ngo nabo bakuvure icyubahiro cyabo kigaragarire mu mashuri bize biga ubwo buganga. Rero mu makosa rwose abaganga badakwiriye gukora n'abarwayi badakwiriye gukora. Ntukemere ko imiti guhuriraho cyangwa uhurirwaho n'abaganga batandukanye. Tayari icyo ni igisubizo cyo kudakira. Yego. Bikavuga ko ngo Jackie ngo ibiryo byose ngo bari kujya yumvajije kuri Jackie. Ni ikibazo mfite nk'ibibazo bibiri byonyine. Bikavuga ko ngo ibiryo ngo abantu bajya gusura Jackie ngo ukaba waramubwiye ngo ibiryo byose bizanywe na muntu uje kumusura bikumva ko atazibeshya ngo kubirya ngo azajya bisohora akabishyira hanze ngo cyakareba abantu abyihera sibyo. Ibyo nabyo ngo warabimubwiye mu buhanuzi bwawe. Umva rero nkubwire Rukundo. Yego. Ni wongera kumbaza kuri Jackie. Ndava kuri kamera. Ngiye mu muhamagaro wanjye no mu mirimo yanjye nkora. Yego. Sinemerewe kuza kuvuga gahunda y'imirimo yanjye aha kuri kamera. Rero mushaka mama sha umva impamvu mbikubajije. Nuvuga ngo wowe urashaka ko ibyakozwe hariya nanjye ubishyiramo bari ntabwo ibyakozwe hariya buretse gatoya ibyakozwe hariya ni ibyo bavuze nge numvishe mu kiganiro cyabo ushobora ko bataragiteze amatwi ngo bashe kucyumva. Ariko ngewe kubera ko nari nkeneye kuza nkabikubaza nabiteze amatwi. Bavuze ko ibiryo byose bizajya bijya kwa Jackie ku muntu ugiye kumusura nkuko najya kumusura nkamushyira buretse gato uransubiza ngo wamubwiye yuko ibyo biryo byose bazajya babifata bakabisohora ngo cyangwa ngo ukabijyana kuri wa musozi witwa Banguka ngutabare ngo hari y'abana ngo bashonje ngo ugomba kujya ubibashyira abana bo mu muhanda. Ese barongera baravuga ngo ese Jackie nafata ibiryo abantu bamuzaniye baje kumusura akabitanga kandi bazi yuko Jackie atari mu kazi atari gukora nta kandi kazi ari gukora yazarya iki bya biryo mu gihe abitanze. Ariko wowe ngo waje kuvuga ngo Jackie ibi biryo uramenye ntuzabirye ujya ubizana mbishyire abana bo ku muhanda ku musozi wa Banguka ngutabare. Nizere ko aribwo bwa mbere nta kindi kibazo nongera kukubazaho. Icyo kibazo gisubiza akira Bibiliya usome Abikorinto ba mbere rwandiko rwandikiwe Abikorinto rwa mbere. Ari inkozi kosa ryo vuga ngo Abikorinto ba mbere nta ba mbere babaho nta naba kabiri. Rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abikorinto ibice 4 umurongo wa 8. Mbere yuko usoma ngiye kubanza kuririmba kino gitero. Ko kingabo za Satani zirakomeye tudafite umwami Yesu zaturimbura
ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Reka nkubwire, yego koko ingabo za satani zirakomeye. Tudafite umwami Yesu uzagira gute? Zadushobora. yego Jyewe n'agaciro k'amavuta yanjye mu bintu byanjyanye kwa Jackie ntabwo ibyo bintu birimo. Ntabwo bigize bite? ntabwo birimo, ariko umuntu wese yemerewe kuvuga ibyo ashaka, ahubwo bazazane n'ibindi bitari ibyo babivuga uko babyumva. Gusa ndagira ngo ntangarize satani, Yego. umukobwa wacu uwase Sharoni utari uriya waje Jackie w'i kuri kamera. Rwanda, urumva ntago bishoboka ko yaza kuri kamera arwaye. Nta n'umwanya yabona wo kuvuga ibyo ngibyo, nta n'ubwo ibyo yabikora. Yego yego ibyo rero mamumbaza ntago ari cyo kirere ndimo. Ngaho soma ndasoma abo bavuga ibyo, ndasoma kano kose ino page yose nakubwiye ibice 4 umurongo wa 8. ndakeka mpabonye. Ubwo nangire gusomere. Dufite amakuba impande zose, Amakuba impande zose, komeza. yego dufite amakuba impande zose y'umwami wacu, Dufite kuko amakuba impande zose y'umwami wacu. comera isambu ry'Imana ndumva Ngomba no mupagani. Yego ku murongo wa 8 kamagusomere. Aranditse ngo dufite amakuba impande zose ariko nidukuka imitima. Dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka imitima. Turashobewe ariko nitwihebye. Turashobewe ariko ntitwihebye. Akaza ngo turarenganywa ariko niduhanwa. Turarenganwa ariko ntiduhanwa. Okay, dukubitwa hasi ariko nidutsindwa rwose. Dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Si ibingibi? Yego komeza. Yego. Ati tugendana mu mubiri iteka urupfu rwa Yesu. Tugendana mu mibiri yacu iteka urupfu rwa Yesu. Ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu kugira mibiri ngo yacu. ubugingo bwa Yesu bugaragarire mu mibiri yacu. Kuko twebwe abazima dutangwa iteka ngo dupfe. Kuko twebwe abazima iteka dutangwa ngo dupfe. Baduhora Yesu. Kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Kugira ngo ubugingo bwa Yesu bugaragarire mu mibiri yacu izapfa. Yego komeza. Ati nuko rero urupfu nirwo rukorera muri twe, naho muri mwebwe ubugingo nibwo bubakoreramo. Urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo nirwo rukorera muri twebwe, naho mwebwe ubugingo nibwo bubakoreramo. Ariko dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo. Dufite uwo mutima wizera uvuga mu byanditswe ngo. Nizeye nicyo cyatumye mvuga. Ndizeye nicyo cyatumye mvuga. Natwe turizeye nicyo cyatumye tuvuga. Natwe turizeye nicyo cyatumye tuvuga. Birabaye. Okay. Rekeraho. Buriya abo kumva bumvishe. Naho abumva bakumvirana. Abareba ariko ntibabone. Abo nta mwanya mbafite kuko na Yesu asize adasoje ibyo bamubazaga se cyangwa ibyo bamutekerezagaho. Yego. Nizere ko tudasubira kuri ibyo bintu. Ntago tubisubiraho. Ubwo abazi Bibiliya bari buze gusesengura iri jambo. Ngo ntago naje kubwiriza. Yego, nanjye nicyo mpamvu mvuze ngo abazi Bibiliya bari buze gusesengura rino jambo tuvuze. Ubwo ibyo byavuzwe. Yego. Nta kindi gisubizo mfite uretse ijambo ry'Imana. Niryo ubasubirishije. Icyo basubirishije. Yego, hanyuma kubibazaga uko Jackie yamenyanye na Mama Chance, ndizera ko umurongo wari uwo nguwo. Ibyo nagombaga kubasubiza nibyo. Hari ubundi butumwa nigeze kumva umbwira inyuma ya kamera, kandi ndizera ko bwaza gufasha abantu. Yego, ubutumwa ntabwo ntibuvuge bwose kuko iminota wayirangirije ku bantu. Kandi rwose ujye umbabarira ibyo ushaka kumbaza mu bantu kuko tubarimo tubakoreramo umurimo. Ntibikajye birenza iminota 10. Nukomeza kujya ufata iminota myinshi nzigendera ntasezeye. Oya, ntago wasiga indaya zawe. Ubwo rero izi ndaya ntago zikeneye kumva ibyo mu bantu, ahubwo zikeneye kumva icyo Yesu azibwira. Rega mu kibaya yo hageze uba ugomba kubwira abantu bo mu kibaya bose bagashira urungabangano. Nubwo ushobora kumbwira iminota 40 ikaba 80. Oya, reka mu minota isigaye Yego. ntange ubutumwa. Wowe unkurikiranye
ukaba uri indaya y'abagabo cyangwa se ukaba uri indaya y'umugabo umwe cyangwa se ukaba uri indaya ya Yesu mu buryo bugiye butandukanye. Umuntu ashobora kuba indaya ya Yesu mu buryo butandukanye, mu buryo bwo kwamagana yego icyaha n'igisa n'icyaha, mu shusho bakubonamo we muntu nk'icyaha, mu buryo bwo gusenyera Satani, mu buryo yipostinga se cyangwa yiyamamaza ku kiremwa muntu ashaka kukiyitirira. Simbizi amahitamo yawe icyo wahisemo, cyangwa se wowe ufite ukundi kuntu wiyumva ku isi n'uburyo wibona, kuko hari abantu bumvira ijambo indaya bakaryumva nk'ikintu kibi cyane cy'ikizira, kandi iri jambo rifite icyo rivuga. Hari abahanga n'abasesenguzi bazaza cyangwa se bahise bazabibasobanura ko byose ntago naje kubirangiza, nge nzakora icyanzanye. Ndagira ngo mbwire ikiremwa muntu, mwuka w'Imana aragutangariza ngo ukeneye kwishima. Hari amakuru mfite avuga ko nta bindi byishimo dufite ku isi twebwe abantu uretse gukunda tugakundwa. Yego. Ibindi byose tumaranira ni biduhesha andi mahirwe yo kuba muri iyi si. Yego. Rero kugira ngo wishime ube kuri isi wishimye, kuko mu bintu bibabaza Satani ni ukubona umuntu yishimye, mu bintu binezeza Satani ni ukubona umuntu ababaye. Nkuzaniye amahirwe nuyahitamo ukayemera uzabaho wishimye. Kugira ngo ubeho wishimye, icyambere ugomba kuba ufite umuntu ugukunda. Uyu muntu ugukunda ataragukundiye iby'aya maso areba, ahubwo yarakubonye akakwiyumvamo adafite icyo ashingiyeho. Uyu muntu uramukeneye mu buzima bwawe. Mu gihe udafite uyu muntu, urasabwa kwakira mwuka wera akaza akakwigisha uburyo ugomba kwikunda. Muri uko kwikunda ukishakamo ibyishimo, ariko mu buryo ugomba kwikundamo ukeneye umuntu wa kabiri. Uyu muntu wa kabiri yaba umubyeyi wakubyaye, uyu muntu wa kabiri yaba umusheri wawe muzagendana urugendo rwawe rw'ubuzima, uyu muntu wa kabiri yaba umuvandimwe mwavukana muri Kristo cyangwa muvukana kwa papa na mama. Uyu muntu wa kabiri uramukeneye. Ese uyu muntu waba umufite cyangwa ntawugira? Satani waje kwica no kwiba no kurimbura yaba yarakuriganyije? Uyu mwuka wera ugomba kukwigisha kwikunda ku isi, kandi ukagira n'umuntu ugukunda. Waba waramwakiriye? Niba utaramwakira, turakwifuriza kwakira uyu mwuka wera nk'umufasha twasigiwe. Ese uyu muntu wa kabiri Imana ikeneye kugira mu buzima bwawe ugukunda adafite icyo ashingiyeho, waba umufite? Niba utamufite, uri mu gihombo cy'ibyishimo. Ndakwifuriza kumugira, kandi nkakubwira ngo tera intambwe uve mu nkundo z'ibinyoma z'amarari n'ibishuko n'ibinyoma, ahubwo winjire mu rukundo rw'Imana. Imana iguha umuntu. Ukeneye umuntu w'akamaro. Uyu muntu ni umuntu ugukunda adafite icyo ashingiyeho. Umuntu wagukunda afite icyamuzanye, ndetse umuntu wagukunda afite ikimuzanye, iyo icyo kirangiye arakwanga. Umuntu waje agukunda adafite icyo agukundiye, ahubwo agukunda urukundo rw'Imana, kuko Imana ntacyo yigeze iduca. Uyu muntu mu bihe byose murakundana, uyu muntu mu bihe byose muragendana. Rero nkwifurije kugira uyu muntu wa kabiri. Imana nishima kuguha uyu muntu wa kabiri nk'umubyeyi wampfubyi we wabuze ababyeyi. Imana nishima kuguha uyu muntu wa kabiri wowe ushaka gukomeza urugendo mu rushako. Imana ishaka kuguha uyu muntu wa kabiri mu buryo bwa kivandimwe bwabo muvukana wenda ntabugira se cyangwa abavandimwe muri Kristo Yesu. Ndagira ngo nkubwire ibanga nta rindi, ni ukwegera Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza, warangiza ukamubwira ngo nkeneye kubaho nishimye. Rero ibi byishimo najya kubikuzanira ntago azabikuzanira gutyo bidafite aho binyuze. Azabikuzanira abanza kuzanire mwuka wera kwigisha ukuntu ugomba kwikunda, narangiza kuzanira uyu muntu wa kabiri agukunde. Ese aho ugeze aho mu gihe urimo ni uwuhe muntu ukeneye? Se ukeneye umuntu wa kabiri ugukunda nk'umubyeyi? Ukeneye umuntu wa kabiri ugukunda muzakomezanya urugendo rw'ubuzima bw'urushako? Ese ukeneye umuntu wa kabiri nk'umuvandimwe? Reka dusenge. Haleluya. Mana yacu nishimwe. Naririmbye igitero ngo dore ingabo za Satani zirakomeye, ariko ndashaka gusozereza ku gitero kivuga ngo dore ibendera ya Yesu iramanitswe, dore araje ahuru yacyo ngo atabarabe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Tugiye gusenga.
iri sengesho riguye gutekereza kabiri nyuma y'uko gutekereza kabiri se cyangwa gatatu cyangwa se rimwe bitewe na power y'ibitekerezo byawe uhite winjira mu bihe byo gusenga uburana uburenganzira bwawe bwo kubaho wishimye. Nakubwiye ko misiyo ya Satani ari ukubaho kwisa tubabaza, ariko nubanza ugashaka ibyishimo byo kwikunda warangiza ugasaba Imana ikaguha umuntu wa kabiri, humura uzabaho wishimye kwisuhatuye ku uruhare rw'ibyishimo byawe ku giti cyawe. Ntago waba utishimye ngo uzashimisha abandi, ntago waba utishimye ngo uzashimisha Imana, ntibibaho. Rero nari nkuzaniye ubutumwa buvuga ngo egera Yesu aguha ibyishimo byo kubaho. Urakoze Yesu, ndagushimiye nkweretse aba bantu bakubanywe n'imibabaro kubw'ubuzima bagiye banyuramo, abanyuze mu buzima bwa gipfubyi, abanyuze mu buzima Yesu bw'urushako, abanyuze mu buzima bwa kivandimwe, abagiye bahura n'abantu bigiye bitandukanye bigatuma bisanga Satani yabateretse mu mubabaro, agahinda intimba, abandi barwaye ibikomere by'intimba, abandi barwaye ibikomere by'agahinda, mbega indwara zarahagurutse mu buzima bw'abantu kubera umubabaro, ugenda ukabyara agahinda, agahinda kakabyara intimba, umuntu akagenda yarapfuye ahagaze. Kristo mwiza, Kristo mucunguzi mwiza, sanga aba bantu bemera kukwakira. Ni wowe wenyine ujya umara intimba, ni wowe wenyine umara umubabaro, ni wowe wenyine umara agahinda. Turaguhamagaye mu mutima w'umuntu wemera kukwakira, tabara, bohora abantu bawe. Dore Mwami Imana, ibikomere Yesu, hari abo byajyanye ku mihanda bajya gucuruza ubuzima bwabo, ibikomere bituma bamwe basenya ingo, ibikomere bituma bamwe basohoka mu nsengero, ibikomere bituma baba mu bwigunge. Turafata mpiri mbaraga z'umwijima, turamenagura ubwami satanike bwica bukarimbura. Mwami Imana, nyemerera wakira umuntu wese wemera kuza kugana, atera intambwe imwe mu rukundo rwawe, yamara gutera intambwe imwe nawe ukaza utera 99 umusanga muri uru rukundo. Urakoze Yesu, urakoze Mwami, urakoze nyakubahwa, urakoze murengezi, urakoze nyiribihimana. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro kuko wumva gusenga Yesu. Amen. Cyo bitwaye igikuru nuko ikirere nari namaze kukifata. Yego. Oya nasoje ikimana ngomba gukora yagikoze. Hanyuma yenda nabuhanuzi bundi watangariza abantu bari bakurikiye ibiganiro byacu. Nta bundi buhanuzi ubutumwa nari mfite bwa rugo ngubwo bw'uko umuntu wese agomba guharanira ibyishimo bye, ari rwo rukundo rwo gukunda ugakundwa. Hanyuma ndagira ngo noneho dusoreze kuri ubu buhanuzi ngiye kukubwira. Watubwiye ko itariki 29 Jack agomba kubyuka mu buriri. Nose ko nabivuzeho turabigarura ngo bigende bite? Ndagira ngo nyine abariko dusorezaho. Wavuze ko ku itariki 29 z'ukwezi zatuma byuka. Yego. Kuri iyo tariki. Hanyuma uyu munsi wa none tugeze ku itariki 17 hari kubura ndakeka nuba ari iminsi niba ari 12 ya numva ari 12. Hanyuma ubwo 12 isigaye. Twizere ko Jack n'ubundi araba yabyutse mu buriri, kuko numvishe bavuga ngo itariki 12 ngo bazamusohokana ngo bajye guserebura ko azaba yakize, koko nk'uko inda ya Yesu ngo yaba yarahanuye ko Jack azaba yakize. Urazi se iyo umuntu akangutse yego aryamye arabyuka yego, ariko bura kugira ngo umuntu abyuke hari ibisabwa. Yego, ugenda urebe ku mibyukire yawe uburyo ubyukamo. Ntago ari ugupfa kuhita ubyuka, hari ibisabwa kugira ngo ugire ute ubyuke. Rero kugira ngo abyuke ku gisasiro hari ibisabwa, kandi Jack w'i Rwanda icyo gukora arakizi. Ndumva nta mpamvu yo kubigarukaho. Urongera uravuga ngo kujya muri Tanzania azavayo. Nk'ubu Jack ko nakubujije kumugarukaho, ubu uragira ngo utenguye mve kuri kamera. Turi gusoza cyo koza kuko ntazigera nikuraho kuba inyangamugayo. Ndabigukoreye ariko ibintu uri kunkorera ntago ari byo. Turi gusoza ibiki Jack ko wamutinzeho Jack yabaye Jack mu butumwa Imana yantumye kuri imihanda. Yego, mu byanzanye kuki ibyo bintu nago bituruka ku Mana. Ngaho mbaza kanyuma ariko birambangamiye. Mbaza kanyuma bavuze yuko naramuka agiye Tanzania ngo agomba kuzagaruka ari umurambo, ariko ngo naramuka atagiye nese ko nabivuze ngo ngera kubivuga ngo bigende bite. Ibyo navuze narabivuze. Baze koko niba ugihamye ku isezerano ryawe cyangwa se ku buhanuzi bwawe
njye navuze ibyo mbona mu kirere cye uyu munsi rero mu kirere birabaye n'ibyo ntacyo nabirenza uyu munsi rero mu kirere hari iki mbere ko dusoza ikiganiro icyaba gihari ntago ndi muri mudu yo kugitangaza gusa ikintu natangaza yego abantu bamukunde kandi bamwiteho kuko igihe harimo ni igihe cyo gukundwa kwitabwaho yego agakurikiranwa nk'uko n'abandi barwayi baba bakeneye icyo kintu ntibamuhahane ntibamubekure yego umuntu wese akora icyo agize ate ashoboye ubwo nibwo bumana yego ngiye kukubaza ikibazo cya nyuma mpite nshyira mikoro hasi ubwo ngubwo ntago ndongera kuvuga ntago ndongera kuvuga ni nawe uradusoza nyuma y'isengesho uburongeye yungaruriye nta wundi urakurikiraho ubwo ndahita niwe uradusoreza ikiganiro siko bimeze ubu ntago wanyuzwe kandebe ko iminota yarangiye kwanza ntago irarangira nasenze mbere wasenze mbere hanagira iminota ngoresha amakosa ntago iminota yanjye irarangira ariko urashaka ko nzava mu kibaya igihe kitageze yego hanyuma biravuga yuko ngo Buryohe bari mu bantu bakubujije ngo kongera gusubira kwa Jackie bande Buryohe n'umugore we mama Buryohe na papa Buryohe ngo bakubujije kongera gusubira kwa Jackie aho bamugaragarije kuri kamera kuko ngo wari wavuze yuko ngo uyu Jackie mureba uryamye aha ngaha nta muntu wemerewe kugira ute kumutunga uwase Sharon Jackie yego nta muntu wemerewe kumutunga kamera arwaye kandi ibyo navuze niko kuri abahanga n'abanyabwenge abafite ishurirwa ry'ubwenge abareba bakanabona abumva ntibumvirane ibyo navuze n'ubundi nibyo biri ari kubona yego usa na se Sharon nta muntu wemerewe kumutunga kamera urongeye ubisubiyemo yego ariko mama sha ongera ubabwiye ngo iri jambo ndongeye ndisubiyemo yego twagiye ariko ibyo nabivuze ngewe nka mama Shasi umuntu wese mu burenganzira bwe yego mu buzima bwa Jackie afite gukora ibyo ashaka rero ingi ibintu navugaga ni ibintu biri mu isi y'umwuga usa na se Sharon Jackie kugisasira ari hariya nta muntu wemerewe kumutunga kamera niyo barengaho bakabikora baba bizi ko bari gukora amakosa bivuze ngo mama Buryohe na papa Buryohe bakuze amakosa oya nta makosa bakoze aka kanya yego mu mahitamo yabo ntacyo mbashinja kuko ibyo ntibindeba ngewe ndavuga nka mama Chance uri kwa Rukundo Empire wihita unjyana kwa papa Buryohe yego ngewe ndavuga nka mama Chance ninjiye mu kirere cya Jackie kandi sina Jackie gusa n'abandi barwayi bari mu cyiciro nk'icyo Jackie arimo yego kuko abantu babitwaye ko ngo nabujije Jackie uburenganzira bwe ikibazo abantu barumva ariko bakumvirana ikibazo abantu barareba ariko ntibabona rero ndabwira bumva bakumvira nkabwira abareba bakabona ntiwongere kungora ndabigusabiye ndakwinginze yego usa na se Sharon urwaye utegereje ko Imana imugirira neza nta mukameramani wemerewe kumutunga kamera please mumbabarire nta mukameramani wemerewe kumutunga kamera ariko mu mahitamo y'urugo rwo kwa Buryohe mu mahitamo ya Jackie mu mahitamo y'abandi bantu nibashake barare bagiye kumutunga kamera bose bazimutunge ntago nge byambuza gutangaza ikigomba gutangaza ariko Jackie yavuze yuko ngo impamvu yaje kuri kamera ngo yaje ari ukugira ngo arwanye amagambo cyangwa se ngakwereke yuko ngatari wowe ngo ugira ute rero izi mbuga nkoranyambaga ngiye kuzisubiza ikintu kimwe yego nababwiye ko usa na se Sharon yego ibyo bari kumva n'ibyo babona yego siko bimeze usa na se Sharon arirwariye akeneye gukira n'izo kamera ntaza akeneye akeneye kuzaza kuri kamera ari umukobwa muzima nta kibazo afite rero tujye tureka gutandukira no kurengera kwinjirira mama Chance tukarenza urugero yego ngewe uwo nguwo muri kuvuga ntago ari we nasuye yego ntago ari we wasuye oya Jackie nyawe yego usa na se Sharon ntawigeze aza kuri kamera nta nubwo yanahaza ngo yumvishe video wagiye ukora mu bihe bigiye bitandukanye ngo abyumvishe ngo yumva ngo ko utagomba ngo kumuyobora sibyo none se ngewe nemerewe kuyobora ubuzima bwa Jackie umukobwa impamvu ngo yaje kuri kamera arwaye ngo ni ukugira ngo akubwire yuko ngo wowe kandi nge navuze ko Jackie w'i Rwanda urwaye atemerewe kuza kuri kamera uwo rero nta wigeze aza nta waje si uwo muragira ngo nkore iki kuri kamera ntago ari we se nkora iki mama shareka ngushimire rero murakoze cyane